nsanga bitandukanye n'iyi minsi. yego. Umudamu w'umunyafurika Mm, mu by'ukuri kera yabaga arangwa n'uko yabaga afite ubwitonzi. yego. Iyo wahuraga nawe Mm, ntago ari wa mudamu uri buhure nawe cyangwa se umugore uri buhure nawe mm, ngo nugira icyo umubwira usanga aguteye hejuru. mm, Usange hari uburyo abantu bajyaga bigira nk'umuntu bamuhuye cyangwa se muvuganyeho nabi, ubundi yarangiza akifata nk'agakombe ka teremusi. kwa kundi nyine bigenza ukuntu mbese bavuga ngo n'ubushinzi N'ubushinzi ni ingare hafi aho ngaho wenda ingare inshinzi ndumva ari muri iyo ntuzi. nuko twabivuga. Ariko ntabwo byari bikwiriye nk'umudamu w'umunyafurika, ntabwo akwiriye kwitwara gutyo. Yego. Mu muco byari bikwiriye ko aba yitwaye neza, ari umuntu witwararika, ari umuntu ugomba kwifata neza mu buryo bugaragara. Ubwo rero Yego. uko biri kose umudamu w'umunyafurika agombye kugira umuco. Yego. Si wa wundi wo kuvuga nabi, si wa wundi wo kwifata nyine nk'uko. Hello, tubanje kubasuhuza nshuti bavandimwe mwese mudukurikiye kuri Jimmy 250 TV. Uyu munsi turi kuri Dove Hotel, muri kubireba harakeye, harasa neza, hari ibyiza byinshi, hari amacumbi meza, hari restaurant nziza, ndetse hari gym, hari piscine, hari amacumbi, hari buri kimwe, hari ubusitani bwiza, hari amasare yo gukoreramo ubukwe, hari amasare yo gukoreramo ibirori byinshi bigiye bitandukanye nk'amanama n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Imbere yanjye rero muri kuhareba ko hicaye abadamu barakeye, barasa neza, bari guseka, bari kumwenyura, nabo banejejwe no kuba bicaye kuri Dove Hotel. By the way, biranejeje. Reka rero tubasabe batangire bibwira abadukurikiye. Njye ni Jimmy 250, wowe witwa nde? Reka rero dusabe abatumirwa bacu duhereye kuri uyu mama uri hano mureba, wambaye ibirimo harya ubwo ndamenya ari ayahe mabarara, ariko uyu nguyu wambaye amabara nyine ari hepfo abanze yibwira abadukurikiye bamenye ari inde, ari muntu ki kuri Jimmy 250, hanyuma namara kutwibwira undi nawe arakurikiraho atwibwire. Muraho komere cyane, turabasuhuje mu Kinyarwanda nimugira amahoro. Amina. Ni wa undi Evangeliste Claudine. Yego. Ubakunda cyane. Araba yambiriye muri make rwose, mwese aho muri mubibone. Reka uriya mubyeyi wundi nawe cyangwa se umudamu ukurikiyeho yibwire abadukurikiye. Yego. Muraho neza. Amazina ni Mukarudakemwa Clementine. Turagusaba kongera ijwi ariko. Amazina yanjye ni Mukarudakemwa Clementine. Yego. Hari icyo ntigeze mvuga njya nkora ibiganiro, ariko nanjye reka mbabwire ngo nubwo ayo mazina ariho, ariko hari irindi zina nahawe, ni Evangeliste Mukarudakemwa Clementine. Evangeliste Mukarudakemwa Clementine. Yego, ntabwo mwari murizi. Byiza cyane. Reka mbasabe umwe muri mwebwe atangire n'iki kiganiro, adufashe atangize isengesho ritari rirerire cyane, ariko tubanze twiragize Imana muri gahunda zose z'ibyo tugiye gukora. Ubwo ninde ko amaze kumenya amazina yacu? Amazina yanyu ubwo namaze kuyamenya, kuvuze ngo reka batangire basenge, twese twasenga. Reka Evangeliste Mukarudakemwa Clementine adutangirire n'isengesho mu gusoza, nabwo Claudine araza kudusoreza n'isengesho. Yandi magambo mukabura bisoje. Inkanda bisoje. Watahase ku kiganiro kirangiye. Yatangiye. Navuze mu gusoza, nidusoza nyine ubwo aribwiriza amenye ngo ni ngiye ugomba gusenga tugasoza ikiganiro. Yego. Ya. Reka dusenge. Yego. Mana Data wa twese, Mana idukunda kandi ikatwitaho, murengezi w'ubugingo bwacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko watugiriye neza ukaba mu ruhande rwacu mu minsi yose itambutse, wabanye natwe muri byinshi twagiye duhura nabyo, wabanye mu ruhande rwacu Mana, uraturinda ntitwapfa. Uyu munsi turiho duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe niryubahwe. Si uko bagiye cyangwa se abapfuye,
twebwe ubwacu twabarushaga ubwiza, ahubwo ijambo ryawe rirambwira ngo icyatumye udusigaza ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganije. Rero kubw'uyu mwanya, kuko wadusigaje, kuko uyu munsi wa none wemeye ko tuba duhumeka uyu mwuka, tugakandagira bikemera, tugahumbura amaso yacu bikemera, amaboko yacu tukayarambura bikemera, tukagenda bikemera. Ibyo byose Mana ni amashimwe dufite, tuyakusanije rero turayakuzamuriye ngo ntuhabwe icyubahiro. Muri aka kanya rero bibaye ngombwa yuko tugiye gukorana ikiganiro, nyemerera Mwami Imana yacu uzubane natwe, kandi abari bugerageze kumva iki kiganiro cyangwa se abazacyumva, Mana kizababere inkomezi mu bugingo bwabo. Urakoze rero, ngaho ngwino ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ya Clementina, urakoze cyane, udusengeye isengesho ryiza cyane, ndetse n'abadukurikiye nabo ribagereho aho bari. Topic y'uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku mudamu nyafurika. Ese umudamu nyafurika ni iki? Ni muntu ki? Agomba kurangwa n'iki? Agomba kugira iyihe myitwarire? Agomba kugira izihe ndangagaciro? Niyo mpamvu nabatumiye nk'abadamu, kandi mbona ko muri abanyafurika buzuye koko. Nshingiye kuko mbareba, muragaragara ko muri abanyafurika buzuye. ikikubwiye ko turi abanyafurika ni iki se uturebye gutya gusa? Ikimbwira ko muri abanyafurika kubareba gutya gusa, by'umwihariko ni uko hari indangagaciro ziranga umunyafurika ndeba mujuje. Ntago ari uko ndi kureba gusa, kubera yuko iyo tuvuze umunyafurika ni umudamu ugomba kuba wambaye neza yikwije, by the way, ni umudamu ugomba kuba afite indangagaciro, afite ikinyabupfura, avugana ubugwaneza, ubwitonzi, atarebana agasuzuguro, ibintu ngibyo nibyo nshatse kuvuga. Kandi uko ndi kubibonesha amaso yanjye ndabona rwose ntacyo bitwaye, ibyo ngibyo mushobora kuba mubyujuje. Kereka wenda niba nibeshye mwanyomoza. Ushobora kuba utibeshye nyine, ushobora kuba utibeshye, ariko nyine kureba ni ukureba tu. Kureba ni ukureba. Iyo uganiriye n'umuntu ngira ngo nibwo umenya byinshi bigiye bitandukanye. Nta kibazo, tugiye kuganira uyu munsi, ndabamenya n'abadukurikiye nabo bari bubamenye. Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Umeze ute? Umeze neza. Okay, aha, reka dutangije ikiganiro. Ndatangira mbaza Evangeliste Claudine. Nagize umugisha ukomeye ndi kumwe n'aba Evangeliste gusa. Uko byagenda kose bafite na experience mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko urumva nta muntu ujya upfa guhabwa iryo zina hatari impamvu yaryo. Hanyuma Eva Claudine, wowe umunyafurika, umudamu nyafurika, ubona agomba kuba ari muntu ki? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije. Yego. Umunyafurika uko mbitekereza, nkurikije uko navutse ngasanga mama umbyara akiriho, umunyafurika yakagombye kuba ari umudamu wiyubashye. Kimwe mu bishobora kuba byaranga umunyafurika, yakagombye kuba ari umudamu wiyubashye, nk'uko watangiye ubivuga. Mu mivugire ye bambaye agatambara keza, bateze neza, uragakote keza, ikanzu nziza, uraberewe. Urakoze cyane. Yego. Agomba kuba iki kimwe agifite. Icya kabiri, agomba kugira nyine indangagaciro. Yego. Zishobora gufasha abandi mu buryo bw'umuco. Mu buryo bw'umuco. Yego. Aha, reka tubaze Clementina nawe. Clementine, wowe urabona umudamu nyafurika agomba kugira izihe ndangagaciro, agomba kurangwa n'iki? By the way, nawe wambaye neza. Murakoze cyane. Wambaye ibintu bijyanye by'umunyafurika koko, umudamu nyafurika. Ni agasharupe harya nagaki? Agasharupe rwose n'ikanzu bigendanye, umusatsi ukoze neza, mbese ibintu byose mwaje mwabyiteguye, muri abanyafurika buzuye. Umudamu nyafurika agomba kurangwa n'iki? Agomba kugira izihe ndangagaciro? Murakoze cyane. Yego. Ubundi kera mu muco nzi, yego, cyangwa se mbyiruka nsanga ababyeyi banjye bariho, najyaga ndeba ukuntu mama bariho, yego, nsanga bitandukanye n'iyi minsi. Yego. Umudamu w'umunyafurika mu by'ukuri kera yabaga arangwa n'uko yabaga afite ubwitonzi. Yego.
iyo wahuraga nawe ntabwo ari wa mudamu uri buhure nawe cyangwa se umugore uri buhure nawe ngo nugira icyo umubwira usanga aguteye hejuru, usange hari uburyo abantu bajyaga bigira nk'umuntu bamuhuye cyangwa se muvuganyeho nabi ubundi yarangiza akifata nk'agakombe ka teremusi kako nyine bigenze ukuntu mbese bavuga ngo n'ubushinzi ni ingare hafi aho ngaho wenda ari muri iyo ntuzi nuko twabivuga, ariko ntabwo byari bikwiriye nk'umudamu w'umunyafurika ntabwo akwiriye kwitwara gutyo. Yego, mu muco byari bikwiriye ko aba yitwaye neza, ari umuntu witwararika, ari umuntu ugomba kwifata neza mu buryo bugaragara. Ubwo rero yego, uko biri kose umudamu w'umunyafurika agombye kugira umuco. Yego, si wa wundi wo kuvuga nabi, si wa wundi wo kwifata nyine nk'uko nahoze mvuga nk'agakombe ka teremusi ngo ashingara aravuga atari kubwo nk'ubwo wowe bite byawe ubwo ntabwo ari uko. Ubundi umudamu w'umunyafurika yakagombye kugira umuco, akarangwa n'imyitwarire myiza, akarangwa n'imyambarire myiza nyine nk'uko ubona ko twambaye neza mwikwije. Ariko hari ikintu kimwe numva nifuza kubabaza, uramutse ugeze ahantu ugasanga abagabo 3-4 bicaye, ni byiza kuza nawe ugatera intebe ukicaramo cyangwa se wenda ukaza ugahagarara hejuru yabo, cyangwa ni byiza yuko waza ukabanza ukabasaba ko wakicarana nabo, cyangwa wabanza wenda ukabasaba appointments yuko baguha umwanya kugira ngo uri kumwe nabo muri aho hantu bari? Ese ni ngombwa cyane ntabwo ari ngombwa? Ni ngombwa kubasaba kugira ngo niba bakwemereye wicarane nabo. Ariko iki gihe nsigaye mbona ibintu byaranahindutse, nsigaye nsanga nabo ubwabo bicaranye mu kabari bagasanga nyine kwicarana nabo mu kabari si ikibazo, kwicarana mu kabari si ikibazo. Simvuze ngo ndi kwamamaza akabari cyangwa ndi gushyira imbere akabari, ni nk'uko no mu itorero cyangwa mu idini cyangwa mu manama agiye atandukanye, mu gihe hari ibintu byateguwe cyangwa se wenda nyine bizwi ko uwo mudamu agomba kuba yitabira ibyo birori cyangwa agomba kuba ari muri iyo gahunda, numva ari nta kintu bitwaye. Ariko noneho usanze ahantu abagabo 4, 3, 5 bicaye, ntuzinanye nabo, nta gahunda n'imwe mufitanye, uraje ubicaye hagati. Ibyo bintu birakwiriye nk'umuco w'umudamu nyafurika? Oya, ntabwo bikwiriye. Birakwiriye? Ntabwo bikwiriye. Okay, iki ni ikintu ushobora kwibaza, wenda nakibaza Evangeliste Claudine. Umudamu nyafurika ni byiza yuko agera mu rugo agakubita abana, agatuka abana, agatuka umugabo, mbese nyine akagaragaza imico n'imyifatire ubona ko ari ibintu bidakwiriye? Ibyo bintu nk'abadamu nyafurika murabona bikwiriye, cyangwa se twakora iki kugira ngo ibyo bintu mu by'ukuri bigabanuke mu banyarwanda bake bashobora kuba bakora ayo makosa? Ntabwo mvuze ko ari bose, nubwo abo umwe agatukisha bose, ariko noneho ntabwo ari byiza yuko twavuga ngo ni bose. Harimo bake cyangwa umwe cyangwa 2 bashobora kuba bakora ibyo bintu. Ese uwo nguwo umwe cyangwa 2 baba bakora ibyo bintu mu Rwanda cyangwa muri Afurika muri rusange, mwamugiriye inama nk'umudamu nyafurika? Ukoze cyane Jimmy. Yego. Muri hangana hano hantu nageze hagukanze ndi kubibona, ni heza, mbese hateye apeti. Yego, hateye apeti. Ndi kubona utuntu twinshi, ndi kubona abantu bagenda, abana bari gukina, imodoka, ukabona indabo, ukabona amazu meza agezweho. Nyine ni kuri hoteli bijya bishoboka, ibintu bijya byemera pe. Nta ntuzagerayo rero. Ni ukuvuga ngo inzozi nari ndi kurota tugiye gusohora, birashoboka. Ibintu byose umaze kubona yuko bishoboka, nta kidashoboka. Ibintu byose birashoboka. Ni neza cyane. Urakoze cyane. Yego. Nimvuga makeya muraza kwihangana, nyine n'utuntu tundangaje twinshi cyane. Ariko n'ubundi abagore barangwa no kuvuga make, bakagombye kuvuga make, bakagombye kuvuga make. Mu bibazo bambarije badusabyemo n'inama, ariko umugore w'iyi minsi iragoye kugira ngo azavuge amagambo make. Arya ngavuga ngana ngo avuga ngo niba ari 25 ku munsi atarabirangiza, ntabwo wamubwira. Agomba kuvuga paka. Ubwo niba uri umugabo ugeze mu rugo aravuga rimwe kuri wabyumvise.
ariko se umudamu nyafurika niko agomba kumera cyangwa urakoze cyane reka njye ku kibazo wambajije ni ukuvuga ngo umudamu nyafurika yego akwiriye kurangwa n'ikinyabupfura nk'uko twamye tubitangira tubivuga yagera hariya hantu abagabo bicaye mwakivuzeho ariko ntabwo mwakimbajijeho yego akabanza akitonda bakanamuha n'ikaze reka yego si ngombwa yuko abantu bose ugenda ubavunda ntabwo ubuze icyo bari kuvuga noneho akitonda akinjiramo neza mu kinyabupfura bamuha intebe akicara ariko batanayimuha n'ubundi agakomeza agahagarara kugeza igihe nyine kuko abagabo nyine nabo kubahwa abagabo ni bubaha reka wenda Clementine arimo guseka ariko guseka ni byiza mu kiganiro nubwo agakorora kamumereye nabi muraza kumwihanganira bibaho uradusubije neza uravuga ngo ni byiza ko wa mudamu niba bataramuha umwanya cyangwa bamwemerere kwicara nabo atagomba kuza ngo yicare hagati muri bo mbese nyine agomba kwitonda kugeza ubwo babona ko bikwiriye bakamuha umwanya ntabwo urasoza komeza nta kibazo bireba icya kabiri yego umudamu nyafurika agomba kurangwa n'umutekano mu rugo iwe umutekano mu rugo iyo tuvuze umutekano hari igihe habaho uburinzi habaho uburyo n'umutekano mbese agomba kurangwa n'umutekano gutanga umutekano mu babana nabo gutanga umutekano kuwo bashakanye yego gutanga umutekano mu bana kuko nicyo wabajije yego wavuze uti ese birakwiriye yuko umudamu akwiriye kugera mu rugo akarwana n'abana agakubitagura ahantu hose mu rugo rwuzuyemo induru bajya bavuga ngo umugore ni umutima w'urugo rero umudamu nyafurika akwiriye kurangwa n'umutima nyine wa kibyeyi nyine sibyo noneho mu rugo nyine hakaboneka umutekano ariko kandi biturutse kuri we kuko uzasanga kenshi na kenshi abana bagakubitana ariko umubyeyi iyo ahagaze mu nshingano ze akavuga ati nyabureka mworoheranye ibintu biremera birakwiriye rero yuko umudamu nyafurika arangwa n'umutekano guhera mu rugo kuva mu rugo ahandi ndaharetse nyine ariko kuva mu rugo afite umutekano agomba kurangwa no gutanga umutekano mu rugo mu babana nabo hanyuma ikindi kintu ushobora kubaza cyangwa ushobora kongeraho nubwo nkiri kubaza byinshi ese umudamu nyafurika ni ngombwa ko ni byiza ko mu nzira agenda asuzugura abantu agenda yitegereza abantu akabarebana agasuzuguro agakorora agacira cyangwa akagira kwa kundi basigaye babigenza agacira nk'hariya agomba kugaragaza izi ndangagaciro mu muhanda iyo agenda mu modoka aho yicaye haba ari muri shirumuteto cyangwa muri bisi ndetse mu masoko mu nsengero n'ahandi hantu runaka agomba kugaragazwa n'iki kari umudamu nyafurika urakoze cyane yaba byashobokaga nagerageza kwigisha abadamu umudamu ubundi ni ururabo yego ururabo rw'umugabo we ariko nimvuga ngo ni ururabo rw'umugabo we yenda abagize ibyago bakaba batari kumwe nabo banyihanganire batwihanganire turabihanganishije twihanganire wasanga wenda natwe nyine bitoroshye ariko twihanganire sibyo ni ukuvuga ngo umudamu yego nimvuga ngo ni ururabo agomba kubera ururabo umutware we ariko kandi no mu bamubona bamureba bakabona aramurika mu kumurika rero harimo imyitwarire myiza uburyo agenda aganiriza abantu aho mu mabisi n'ahandi hatandukanye ariko uzasanga bitewe na situwasiyo hari abantu barimo n'ibikomere byinshi cyane abantu bafite abadamu b'iyi minsi ni bamwe nimvuga ngo abadamu ni bamwe ntabwo ari bose kuko hari abagifite umuco yego n'ubundi twavuze bake muri bo cyangwa bamwe muri bo ariko si bose ntabwo ari bose hashobora kuba harimo umwe cyangwa babiri bamwe rero noneho hashobora kuba harimo Claudine na Clementine ntawe tuvuze hatazadutera amabuye ejo mu kiganiro ni kuki mwamvuze yego ariko na Angelique barimo ntabwo ndi umuhanuzi ariko ba Angelique wasanga nabo barimo ba Angelique ubwo ba Angelique bakaba barimo mu nyangamugayo inyangamugayo mu kugira wa muco mwiza Angelique aho uri good none se nuko bigendanye Clementine urahanuye umudamu mu gihe ari muri bisi
mu gihe ari mu rusengero, mu gihe ari mu isoko yagiye guhaha, mu gihe ari mu muhanda agenda, agomba kugaragazwa n'izi ndangagaciro ko ari umudamu nyafurika. Wenda tutavuze ku bari hano mu Rwanda, abari Burundi, abari Tanzania, abari hano muri bino bihugu bya Afurika, no mu bihugu by'Uburayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, abari mu bihugu bigiye bitandukanye nyine by'imigabane ine igize isi, agomba kurangwa n'iki nk'umudamu nyafurika? Icya mbere yakagombye kurangwa n'ikinyabupfura. Ikinyabupfura, hanyuma kwitwararika mu gihe ahantu ari, yego, hari abo bari kumwe, yagombye kugaragara yuko mu mvugo ye cyangwa se mu ngiro mu byo arimo akora, yego, ari umugore w'umunyafurika akavuga neza. Akavuga neza. Mbese agomba kurangwa ikinyabupfura, kuvuga neza no kwitwararika. Ariko ijambo kwitwararika ryo umuntu adashobora kumva ngo kwitwararika ni iki? Ese ni rya jambo ryo dukoresha ngo kwigengesera? Kwigengesera. Mbese kwirinda ikintu cyose cyamuhutaza cyangwa cyahutaza abandi. Cyahutaza abandi. Okay. Uvuze ijambo ryiza cyane. Reka wenda nanjye mbahe umwanya mutoya mumbaze ibibazo nka bibiri ku mudamu nyafurika. Claudine arambaza kimwe, nawe mbaza ikindi, hanyuma ntago turi buze gutinda cyane. Ngira ngo iby'ingenzi cyangwa iby'ibanze twagombaga kuvuga, nubwo ikiganiro tuzagikomeza navuga ko tubivuzeho. Yego. Claudine, uhawe ikaze mu ko wambaza ikibazo ku bijyanye n'umudamu nyafurika, nanjye nshobora kuba nagira icyo nsubiza kuri icyo kintu. Ubundi nuko nzi yuko kenshi dukoranye ikiganiro ku basanzwe batubona. Yego. Umuhanga. Gute? Umuhanga Jimmy. Rero ntago nzi ahantu nahera nkubaza ikibazo, ariko manager wateguye iyi topiki we wari ufite icyo utagetinzeho. Yego. Ya bityo rero ikibazo nakubaza ni iki ngiki. Ni iki cyatumye ufata umugambi muri wowe ukavuga ngo ngiye kuganira ku mudamu nyafurika, ku mugabo nyafurika, yenda n'abakobwa nyafurika uzabageraho, ko mbona ukiri mutoya. Rwose jya wihangana nkubaze. Okay, nicyo kibazo wumva wifuza kumbaza? Ko mbona ukiri muto. Yego. Aya mateka uyakura hehe? Ni iki kigutera kuba wakwinjira muri iyi njyana imeze itya? Okay, urakoze cyane. Ndi muto sindi gito, niko bajya bavuga. Gito sibwo ni ukuvuga gito nyine, ndi muto, ariko ntago ndi mubi, nta nubwo nkora ibintu bibi, nta n'imigambi mibi ngira muri njye, nta n'ubuhemu cyangwa se ubugome n'ubugambanyi ngira muri njye. Kuvuga ngo ni umube gito, ni umugizi wa nabi, cyangwa nyine ni umuntu ushobora kuba ari muto ariko agikora ibintu byo gukubagana, byo kwandavura, ubona ko bidashimishije. Ndi muto mu myaka, ariko mu bitekerezo ndi mukuru. Impamvu ndi mukuru, navukiye muri Afurika, nkurira muri Afurika, nakuze mbona hari imico n'imyifatire umudamu nyafurika agomba kugira, umukobwa nyafurika agomba kugira, umupapa nyafurika agomba kugira, umukecuru cyangwa se umusaza ukuze. Nakuze mbyitegereza mbireba. Yego. Ariko mbabazwa nuko uko ngenda nkura byagiye bigenda bitakara, bigenda bivaho. Kimwe ko ushobora gusubiza nkavuga ngo twagize iterambere n'ikoranabuhanga, bituma abantu benshi twibagirwa ko turi abanyafurika, dushaka kugendera ku by'abazungu batuzaniye. Mu by'ukuri bagize neza kubituzanira, ariko si byiza ko twabikoresha ngo dutatire igihango cy'uko turi abanyafurika. Niyo mpamvu ndi kugira ngo mu banyafurika badukurikira bazabasha gukurikira ikiganiro cyacu, nubwo yaba umwe umenyaga ariko kuko uzi ko ndi umunyafurika nawe naratandukiriye, akongera akamenya ko ari umunyafurika. Ibyo bizatunezeza nk'abanyafurika, binanezeze n'Imana yemeye ko twita abanyafurika. Imana urugero, abantu bose barayizi, nta muntu utazi Imana. Abaheburayo ibice 8 umurongo wa 10 na 11 haravuga ngo ntago muzigishanye ukundi ngo ubwire mwene so ngo menye Imana, kuko yabaremye mu mitima yabo irimo. Buri muntu wese yamuremanye kumenya ubumana bwayo n'imbaraga zayo nk'Imana irahera. Hanyuma nakuze mbona umwana ashobora guhura n'umumama mukuru wikoreye avuye kuvoma, cyangwa ijerekani, cyangwa avuye gusenya, cyangwa avuye mu murima guhinga,
afite imizigo runaka yikora ahetse n'umwana mu mugongo akamubwira uti mama wazanye umwana nkamugutwaza cyangwa se wazanye iyo mizigo nkayigutwaza. Ni ibintu byanezezaga kuko wari umuco nyafurika, ariko mbabazwa nuko uwo muco wacitse. Icyo ni kimwe mu byo mvuze. Icya kabiri, washoboraga gusanga umumama ahari abyuka mu gitondo agakora amasuku iwe mu rugo, akafata abana wenda niba ari abo yoza akaboza, niba ari abatuma ku ishuri bakagenda, niba ari abatuma gusinya cyangwa kwahura inka n'andi matungo bakagenda, ariko agasigara atetse, wenda mu gihe nawe avuye guhinga agateka, agatunganya ameza, agashyira buri kimwe hariya. Umupapa yagera mu rugo, akagera mu rugo abona ko hafite umudamu. Ariko kuri ubu ngubu simvuze ngo wenda babikoraga babireke, usanga umugore avuga ngo niba udacanye imbabura ngo uteke, ibyo birakureba ubwo ntushonje. Mu by'ukuri uwo mudamu aracyari umudamu nyafurika. Ibyo se byaturutseho ubu cyangwa kubwira ati ibyo hantu byaturutse nyine niwe ndi kwibaza ngo nkamwe nk'abadamu mufite ubunararibonye ku badamu bagenzi banyu, musobanura ngo byatewe n'iki. takubwiye ngo biri mu kabati genda ubyigaburire. Nuko muri ibyo byiciro byose nagiye mbonamo ibintu byambabaje kandi bidakwiriye kuranga abanyafurika. ubundi uko byagakwiriye kugenda, umugabo n'umugore bakwiriye gufashanya ariko mu kubahana, mu buryo bwo kubahana. Ikindi umugabo afasha umugore kubera ko ashaka kumufasha. Yego, ntabwo umugore yagafosinze umugabo ngo nanjye ngo niba udakoze ibisi ngo ibi ngibi ngo nanjye ngo koropa ngo nanjye, ntabwo byari bikwiriye. Yego, ngiye mbona mu buryo umugabo ateye, umugabo akoze mu cyubahiro, yaremwe mu cyubahiro cy'Imana, ariko ngewe mbona yuko umugabo rwose afite icyubahiro ntavogerwa. Umugore ntabwo yari akwiriye kuvogera umugabo, ahubwo yari akwiriye kugendera ku mabwiriza y'umugabo. yego. Rero ni ukuvuga ngo uwo muco wamaze gutakara. Navuga ngo abagore b'abanyafurika ntabwo nzi ahantu ibyo bintu bagiye babitahura, nk'uko watangiye uvuga mu gihe cyatambutse. Ngewe mu gihe cyanjye ndibuka njya kuvoma amazi, natangiye kwikora ijerekani mfite nk'imyaka 6, ariko nahuraga n'abantu bakanyakira bumva ndaruhutse, ariko uyu munsi wa none hura n'umugore cyangwa abona umugore unyuze ku mwana wikoreye umutwaro uremereye, urebe ko yamwakira yikorera. Ntashobora ufite imyaka 6 wikoreraga ijerekani. Ibi ndabivuga tuvukana barabizi, ibyo ntabwo ugera aho bwenda iryo ni ihohoterwa wakorerwaga, ntabwo byari byemewe. Mu gihe cyacu none twari twemerewe kumvira. Iminota 1 cyangwa 2 umbaze, wambaje nagusubiza ikintu cyatumye negura iki kiganiro. Reka mena Clementine nawe umbaze ikibazo kimwe. Muraducamo kandi biraryoshye, ubwo muri gukora ni ntabwo ari kubacamo. Tugomba kubasigira amatsiko kugira ngo batubwire ngo aha ntimwahavuzeho ubutaha muzatubwira aha ngaha, sibyo? Hanyuma Clementine, wowe ubona ari iki kibazo wumva wifuza kumbaza kugira ngo dusoze ikiganiro cyangwa se dukomeze ikiganiro, ariko nawe wabasha kumbaza ikibazo kimwe? Yego. hari ikintu kimwe nibajije umaze kuvuga ku mugore w'umunyafurika. Yego, uburyo akwiye kwitwara cyangwa se ibimuranga. Noneho ndavuga ngo reka nze nkubaze. Yego. uyu munsi wa none ushobora kuba uriho nta mugore ufite. Yego. niko biri. Iyo kereka byemere ariko biri niko biri. Yego. Nibaza ngo mbese bibaye ko wenda igihe kigeze, yego, kazubaka urugo cyangwa se ugashaka wa mugore, yego, ashobora kukwereka imico myiza, yego, kubera ko wenda uri kumurambagiza. Nuramuka umugejeje iwawe bigahinduka, uzabigenza ute? Uzabyitwara rero kimwe mu bintu nagusubiza, ushingiye ku muco w'abakera. Kera warambagizaga umukobwa umukunze, umwishimiye, haba hari ibyo mudahurijeho mukegera imiryango, umuryango w'umusore ndetse n'umuryango w'umukobwa, bakabagira inama, uwatanye bakamugarura, uwarenze umurongo bakamusubiza mu murongo. Hanyuma iyo bitakundaga wamwoherezaga iwabo bakajya kumuhugura. Yazamara kumva impuguro bamuhaye zihagije, ukajya kumugarura akagaruka mu rugo. Wari umuco w'Abanyarwanda, wari umuco w'Abanyafurika, kandi na n'ubu uracyariho. Ariko kuri ubu ngubu arakubwira ngo noneho usibye ko nzagutera icyuma nkakwica, usibye ko nzaguha uburozi nkakuroga, ntabwo tuzatandukana, nupfa cyangwa nimfa nibwo tuzatandukana. Ariko cyo ramugana madamu, rero ibintu turi kubihurizaho
subira iwanyu banze uganire nabo ubabaze uko bikorwa nuko bikwiriye kugenda. Numara kumva hari experience cyangwa umenye wabigizeho nzagaruka nkugarurire iwanjye mu rugo. Uri umuco w'Abanyafrika nanjye mu gihe mbona ko ari byo tudahurizaho namohereza iwabo. Ntabwo andi mfasha mwongere mundereremo kabyaramwe munganirize uyu muntu nge ndabona bitari gukunda, hanyuma namara kumva ko bikunze nkagenda nkajya kumugarura hehe mu rugo, umudamu mu rugo. Ariko ntabwo bivuze yuko nazajya kuvuga ngo reka ngo dutangire dushwane turwane duterane amangumi dukubitane ikofi n'iki, oya. Namohereza iwabo bakajya kumuganiriza, nyamara kumva impuguro nkamugarura mu rugo. Nicyo nagusubiza kuri iki kibazo cyawe. Ndabizi uri kugisoza. Yego. Buriya ubushize twaganiriye ku mugabo nyafurika. Yego. Ibimuranga. Uyu munsi tuganiriye ku mugore nyafurika n'ibikwiriye kumuranga. Yego. Buriya hagati y'uyu mugabo n'uyu mugore byanga wenda nihaba harimo wenda uwananije undi. Birashoboka cyane ko haba harimo uwananije undi, simbihakana ndabyemera, ariko mu gihe byabayeho banza mwicare muganire. Nimwumva bitari guhura mushaka abunzi. Kuva na kera abunzi bahozeho. Ikibazo cy'iyi minsi rero banza ucyumve. Ikibazo cy'iyi minsi nuko umugabo ashobora gukenera umugore ati twicare tuganire, umugore akamutera uw'inyuma bitewe no hirya hariya wenda yabonye yo ari urumva. Noneho n'umugore nawe yakenera kubwira umugabo ati nyabuneka ngwino twicare tuganire turebe uburyo twubaka runo rugo. Umugabo nawe akaba mbese mu yandi magambo ibyo rero nibyo bitakagombye kubaho. Umugore ukabona yuko habaye umugabo habaye kwinangira umutima, nawe ukabona ko habaye kwinangira umutima. Fata umwanzuro ujye guhamagara ababyeyi banyu cyangwa imiryango yanyu babafasha. Nibaze kuba mu gihe bataraza kubaganiriza, umwe abari mu cyumba cye n'undi abari mu cyumba cye kuko bitari kugenda. Dore impamvu aho kugira ngo ngewe nze gufata ngo nubundi cyasinziriye reka mfate mu izosi ngire nibyo bibaho se. Kumva ngo abagore bisha abagabo, kumva ngo abagabo bisha abagore. None se kugira ngo bigende gutyo ntago mwaba mushatse igisubizo mu gihe mugitegereje ko icyo kibazo kiri hagati yanyu kizabonerwa igisubizo, ku buryo umugabo aryama mu cyumba cye n'umugore akaryama. None se kugira ngo tuze kurana ku buriri unyice, kugira ngo tuze kurana ku buriri nkwice, ni ikibazo gikomeye cyane. Birashoboka ko n'iyi si nayo yagizemo uruhare mu guhindura abagore. Abagore bari abagore kera bari beza cyane pe. Kera bari beza na n'uyu munsi ni beza. Bivuge ko ari beza kuko abagore bose ni beza. Ntituze gufata abagore bose ngo tubafateho ikibazo, ahubwo umwe muri bari wa wundi umutukisha bose niwe turi kuganira kugira ngo nawe aho yaba yaratanye cyangwa aho yarenze umurongo yigarura amenye ngo kuko ndi umudamu nyafurika. Ahubwo Jimmy, ukurikije ukuntu nyine wabyitegereje ukabona pe biteye ikibazo, ukavuga uti nkanjye w'umusore reka niyangaje kujya nganiriza abadamu n'ababyumva bagira aho bava bagira aho bagera. Mu by'ukuri wowe ni iyihe nama wagira uyu mudamu nyafurika? Ndabizi uri gusoza kuko natwe uratubaza, ariko nkawe umusore ubu ni iki wabwira uriya mudamu? Mu minsi iri imbere wenda tuzagutahira ubukwe n'ibindi. Icyo nabwira uriya mudamu nabanze yitekerezeho neza, amenye ngo aha narengereye nshingiye ku biranga umudamu cyangwa ibigomba kundanga nk'umudamu. Aha narengereye, mu gihe amenye ko yarengereye ashyira amavi hasi asaba umugabo imbabazi. Biragoye rero muri iyi minsi kugira ngo uzabe. Oya, none se biragorana gute? None se Imana ko tuyicumuraho buri munsi buri saha twaca bugufi katubabarira, kuki umuntu we yaremye itamuha umutima wo kukubabarira? Ahubwo wowe ugize umutima wo kwinangira kumva kutaca bugufi ngo usabe imbabazi, ni wowe kibazo. Kandi ntago ngiye naje hano kugira ngo abadamu nyafurika babe ikibazo, ahubwo ndifuza ko abadamu nyafurika babe igisubizo. Yego, niba ushaka gutanga igisubizo nk'umudamu nyafurika, aho ubona ko warengereye, aho umugabo wakubwiye ngo madamu ibi ntago byagenze neza, ibi ntago binyuze, ibi ntibikwiriye kugenda gutya, ntago wari ukwiye kugaragaza izi ndangagaciro mu bantu, ntiwari ukwiye kugaragaza izi ndangagaciro mu modoka, ntiwari ukwiye kugaragaza izi ndangagaciro mu isoko, ntiwari ukwiye kugaragaza izi ndangagaciro mu rusengero, mu makorali ndetse n'ahandi. Ahubwo ahangaha naha wakosheje,
cira bugufi abo wakoshereje usaba imbabazi kugira ngo ukomeze ugire ubunyangamugayo nk'umudamu nyafurika. ahubwo kera bajyaga babahana bakababwira ngo niko zubakwa ngo madamu wagenda oya niko zubakwa ntabwo ariyo nshyigikiye, wenda icyo nshyigikiye ni uko ugomba kumenya ko nawe uri umuntu nawe ari umuntu, mugasabana imbabazi mugakomeza ubuzima. nyine niko zubakwa nicyo bashatse kuvuga. ngiye kubaza hano kantu Ikibazo muri akenshi njya mbona abagabo nabo hari uburyo batajya bapfa kwemera ikosa. ubundi umugabo iyo yakosheje ntapfa kwemera ikosa. oya nawe ntago tuzamugaruka ibusire ku mudamu tuzamugaruka. igitumye mvuga gutyo niba turi kuvuga ngo umudamu wakosheje agomba kwemera ko yakosheje agaca bugufi agasaba imbabazi kugira ngo agarure amahoro n'umutekano nk'umudamu nyafurika mu rugo rwe, mu babana nabo bagendana nabo. n'umugabo niko bigomba kugenda kuko ni umugabo nyafurika. reka ngiye ahubwo ngire cyangwa se ngo abikihebe ntago ari byo. reka ngire inama bano bagore. yego ubundi mu bigaragara niba bijya biboneka ko umugabo ubundi niwe mutwe niwe mutwe. yego noneho rero niyo umugabo yanagakosheje niba yanakosheje we mugore emera wemere yuko irya kosa ryabaye ahubwo aba ari wowe usa naho warikoze upfuka musaba imbabazi kugira ngo urugo rwawe rusugire, kuko natabikora ntabwo ruzigera rwubaka ngo rukomere. reka rero dusoze dushimira abari badukurikiye, tubibutsa yuko turi kuri Dove Hotel. mu gihe ukeneye ifunguro rya breakfast, kwiyakira mu gitondo, ukaba ukeneye lunch ndetse n'ibindi byose waba ukeneye, harimo ibyiza byinshi bigiye bitandukanye waza ukabasha guhabwa hano kuri Dove Hotel. rero reka tubashimire mwebwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino, tubabwira ngo mwakoze kudukurikira. ibuka mutwandikire muri comment mutubwire ngo turashaka iki ngiki, ubutaha turashaka iki ngiki, mudufashe kugira ngo natwe tugire imbaraga mu byo dukora. So reka dusabe Evangeliste Claudine asoze ashimira abari badukurikiye anadusoreza n'isengero. turabashimiye mwese abari badukurikiye, nizere ko abantu banyandikiye batubwira ngo tuzakore ikiganiro cy'umudamu nyafurika n'imyitwarire ye. Nekereza yuko munyuzwe, niba mutanyuzwe muzongere mutwandikire mutubwire muti ibi ngibi bikwiriye kugenda gutya. kandi kuri Jimmy 250 kuri channel yitwa Jimmy 250 yego. hanyuma nunyarukira no kuri Humura TV Claudine, yego, uzajya ugenda usangaho ibintu bya melange bita melange byakubaka mu buzima busanzwe. twiyemeje kubaka abantu cyane cyane ku bantu bafite ibikomere. waba uri umubyeyi wubatse urugo ukabona ufite igikomere cy'umutware wawe, twiyemeje kukubaka no kukugira inama y'uburyo wabyitwaramo. waba uri n'umupapa, n'abapapa bajya barengana, by the way bajya barengana, abagabo bararengana, noneho ukavuga uti noneho kubona umugabo warenganye na kameramani ntawe uhari, kameramani ntawe hariya yigenda kameramani yigenda, niyo mpamvu ubona ndiko mvuga nyine nshimira abantu bacu. yego tujye tunababwira ngo bajye baza niba bashaka ko niba bakeneye ahantu heza, niba bakeneye ahantu heza kuganirira, bakeneye ahantu heza ho gukorera amakwe, amasare meza, aho gukorera ibitaramo bigiye bitandukanye, ahantu ho kujya muri swimming pool bagaswiminga. Swimming pool mbese murayizi mwebwe? reka byibura arasubuze pisine twakumvaho kandi rero ukongeye kubera kameramani swimming pool ni pisine. hanyuma hari gym ku bantu bakeneye kugira imbaraga, bakeneye kugira umubiri umeze neza kabisa. hari abakobwa benshi ngo bakeneye abasore bakoze iboko, hari abadamu bakeneye ngo abagabo bakoze iboko. bireke ahubwo ngewe ninjye mwahaye ijambo, twaguhaye ijambo. yego, hari byiza byinshi, batugane tubafashe kugira ngo izo serivisi zose zitangirwa hano, haba ari amacumbi aho kuruhukira, yaba ari abantu bafite amanama n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. hari parikingi nziza, hari indabo nziza, hari buri kimwe cyiza. by the way ni karibu tubahaye ikaze muri Dove. reka Claudine akomeza tuganiriza. nari ndiho nibwirira umugabo wahuye n'uruva gusenya cyangwa se wahohotewe. abagabo barahohoterwa n'abamama barahohoterwa. by the way mwibuke ko ntabwo twatatiriye, ntabwo twarengereye topiki yacu
bivuze ngo tumaze kuvuga ku bantu babiri, umudamu nyafurika n'umugabo nyafurika. Bityo rero hamwe no kugira ngo duhuze ibitekerezo ibintu bizagende neza, ni uko muzatega amatwi ibi biganiro dutanga, hanyuma niba harimo uhohotera undi akabireka, kugira ngo ingo zisagambe, abana bacu bagire iterambere, bagire n'umunezero wa kibyeyi kwanza. Ngiye ntekereza ko umudamu nyafurika abaye maso, abana yabyaye ntabwo bagira agahinda, kuko umudamu nyafurika iyo yitwaye nabi haba mu rugo rwe nk'uko twabitangiriye, usanga aba bana bakurana icyo bita ihungabana. Cyane cyane umumama none iyo yagaragaje ikintu bita umubabaro mu rugo, abana barushaho kwiheba cyane, kuko kenshi na kenshi mbona abana hari ukuntu bahagarara kuri akote y'umumama cyane, sinzi impamvu. Icyo nacyo tuzakiganiraho nyine, nta kundi kwari kugira ngo twivugire, ubundi we washakaga ngo twe kuvuga. Mwavuze birabaye, twashimiye cyane abantu badukurikiye, twabwiye na serivisi zitangirwa hano. Wenda reka dusabe Clementine nawe avuge ikindi kintu kimwe ubundi dusoza ikiganiro. Yego, murakoze cyane, turabashimiye abajya bagerageza kutwumva no gukomeza kumva ibiganiro byacu. Niyo mpamvu ugiye hari akantu nari mvuze, ahubwo numva nturi gushaka kunyumva, nari gushaka kukwamamariza. Umva, yaba Jimmy yaba nawe, ndatekereza ko uko biri kose ibiganiro, wenda nkanjye nitangeho urugero, njyewe nza bikumva, njyewe nza kuri Humura TV Claudine, nza kuri Humura TV Claudine, ntekereza ko nagerageje gutanga ibiganiro, abantu bakanyumva bakankurikirana. Ubwo rero n'undi muntu uwo ari we wese waba ufite ibibazo, afite wenda ubuhamya, afite mbese buri bintu bitandukanye, kwa Jimmy 250 turahabaye, Humura TV Claudine turahabaye bwanyu. So murakoze, reka Claudine adusoreze asenga. Twabashimiye mwese mwadukurikiranye, ntacyo tutakoze. Duhe like, share ndetse na comments, niba nabyiza ukore na subscribe ni byiza, ariko by'umwihariko turashaka kwibanda ku mudamu nyafurika yasoza adusengera. Murakoze. Tubibutse kuri Humura TV Claudine hacaho indirimbo, kuko ndi n'umuhanzi kazi mu ndirimbo zihimbaza Imana, hagacaho ubuhamya ku bantu bafite ubuhamya, hagacaho ibiganiro byiza kandi bishobora kugira aho bigukura bikagira n'aho bikugeza, habaho inyigisho. Muri iyi minsi turi gutanga inyigisho zo kugira icyo bita ubunyangamugayo. Murakoze, reka nsenge mu izina rya Yesu. Mana, turakubashye, aya masaha tugushimiye ko twicaye aha ngaha turi kuganira n'abantu bawe waremye. Nyemerera ibyo tuvuze ntaba ari twe, ahubwo ukomeze imitima y'abantu bawe, haba ari abahuye n'ibikomere bitandukanye mu ngo zabo. Mana, nyemerera ubakomeze kandi ubareme mu mutima w'imbaraga. Turagushimiye Mana, icyubahiro ni icyawe, kandi dushimiye Mwami Imana yacu ubuntu uba watugiriye. Komeza urengera abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.